uburyo ikipe ya APR Football Club iri kugura nge nemera ko byibura bari kugura abakinnyi kandi mu gihe wenda bitakunda sibyo nifuza ntacyo twabashinja uko byibura bagerageje kugura abakinnyi bari kuderivaringa burya kugura umuntu derivaringa umeze neza aho ari gukina sibyo uwo muntu atandukanye no kujya kugura umuntu uvuga ati reka muhe icyizere ngo hari igihe byamira cyangwa n'ibimire sibyo kubera ko wa muntu uba ufite icyo washingiyeho umuzana amahirwe menshi nuko ashobora kuderivaringa neza bitewe n'ibyo yatangagaho yaravuye uyu umukinnyi tumujyaginga value yiwe iki kandi value y'umukinnyi nubwo atarakeneye muri ku mugani wawe ni imibare ni statistique cyane urumva statistique hano ziri ku rwego rwo hejuru kabisa ibitego 17 ku muhinga ni ibitego byinshi cyane ni ibitego byinshi urumva ko ni ku kabisa ni ku bamuzanye arya Watara nawe yatsinze 17 sibyo ibaze bamufite akaza akagumana akaguma kuri iyo level bafite na Watara bose bafite ubwo bushobozi bwo kugwa 12 ufite undi muwinga ku ruhande rundi nawe ushobora kuguha 10 kandi ubwo William Togi ntago yakuburira 10 yego 34 ubwo bose bakubona 12 byaba ari 34 ku mpande zombi yego wakongera bya bindi 10 bikaba 44 ongeraho ibindi uyu runaka ashobora gutsinda tukajya gushaka abandi wenda abandi bajyaga batsinda ibitego babaga ari nk'abaruboneka ubundi nubwo yagenda n'abandi babitsinda n'abandi bazaza igitego umuntu wese yagitara Yusufu Dauda ugateranya bagushakiye 44 50 ubu bifite muri bagushakiye 44 ibitego 50 ntago bakuburira abandi bagutsinda ibitego nka 10 nka 16 kuryo itufunga ibitego nka 60 kandi muri sezo biragoye ko ikipe ya APR cyaretse muri iminsi yakinye nari Iran muri sezo ishize bakinye na Iran biragoye ko APR wayibonamo ibitego 30 muri sezo biragoye cyane uretse hari zakayitera bine kandi ikipe nta wundi wapfa kubikora kandi ikipe yo mu Rwanda isoje izigamye ibitego 30 iba yakuze sezi idasanzwe cyane ibitego 30 uri Nyarugenge ni byinshi bose batsinda bingahe bibike kabisa urumva ko bari mu murongo mwiza kabisa uyu ni umukinnyi mwiza bazanye kapiteni wa Mazembe nawe yaratwaye igikombe ejo Tepe Mazembe Englebel ariko reka nkubwize ukuri pe nkubwize ukuri Aristo APR Football Club ikoze ikintu cyiza cyo kugura abakinnyi nk'aba nabyo twifuzaga kubona ama equipe yo mu Rwanda agera kuri level yo kugira purchasing power yo kugura ama equipe nk'aya akomeye ku mugabane wa cyane ariko reka nkubwire nyine ntabwo ari purchasing power ikipe ya APR Football Club yazamutse nyine yarazamutse urumva wenda tuvuge nka Mazembe 2009 muri CAF Champions League yakinye na APR ndabyibuka banganyije no busa ku busa ni kimwe Nyarugenge bagiye irubumbashi Mazembe batsinda 2 ku busa icyo gihe APR yari ifite n'imituka 2 ni match y'umutoza bitaga Diego Garzito nimba nibuka neza umutoza icyo gihe ikipe ya Mazembe isifura yaravuze ku rwego rwo hejuru APR yabaka banki ivamo ku isifura byari ibibazo byari imituka 2 APR yayisirye ariko iyo Mazembe niyo yatwaye icyo gihe igikombe cya CAF Champions League inakina finale ya Intercontinental Cup ya maklebe yahoze ari FIFA yaje kuba FIFA Club World Cup ubundi yari cyari igikombe cy'isi y'amaklebe yego ariko icyo gihe ndakubwiza ukuri nta muntu wari gutekereza ko ikipe ya APR Football Club yari kujya kugura umukinnyi ubanzamo muri Mazembe utwaye wambaye armband utwaye igikombe cya champion Batrezor Putumabi bifuzwaga n'ama equipe yo ku mugabane cyane akananirwa kuza kubakurayo none ubikipe ya APR iri kujya gukura umukinnyi muri Mazembe ni ikintu kiza kuri APR ikintu kiza ni progression ubona ko kabisa no kuzamuka ariko nanone ni ikintu kigaragaza ko umupira wo muri Kongo by'umwihariko mimbere uko si Kongo igikanganye muri cyane n'umupira uri kugenda manuka no muri za Champions League na za competition nk'ubushize ni ikipe ubona ko bafite yo Maniema bafite yo na Lupopo twaranayibone yaje mu Rwanda gukina na
ariko ndakubwiza ukuri sha nyine n'umupira wasubiye inyuma gusa gusubira inyuma k'umupira urumva Kongo ibirimo ibibazo Mazembe yagize ibibazo Perezida Katumbi iki niki ari mu buhungiro yagiye mu bintu bya politiki yagiye muri politiki cyane ibindi byose yashyize ku ruhande urumva ariko ikintu gihari nubwo iyo management nyine uzi ko ari Mazembe icyo gihe yagiraga indege igenda mu yayo private jet urumva nubwo ibyo bibazo bihari imishahara guhemba nabi organisation mu gihugu imbere ariko impano tala nta kintu cyahindutse Kongo ni igihugu cy'impano gifite abaturage benshi bafite impano z'umupira umuntu kugera ku rwego rwa captain wa Mazembe nubwo nyine yagiye isubira inyuma ariko ni Mazembe akaba captain agatwara igikombe cya championnat Tarazo ziba zihari icyo ntabwo bagenderaho ngo ni yawe yasubiye inyuma Tarazo barazigira muzane ushyira muri condition banarushinaha rwose none se nani n'ucabana impano zo ni nyinshi cyane urumva Tarazo gukina umupira w'amaguru nizo mvuga ziba zihari cyane ziba zihari ku rwego rwo hejuru rukomeye cyane ubwo nibyo andi makuru ahari ku munsi wo kuwa gatandatu hano mu kiganiro twari twababwiye ko mu Burundi hari charity match yego yabereye ku Intwari Stadium yagombaga guhuza timu Nyange ndetse na timu Saido iyi match yarabaye ngo ni Saido ntibazonyiza Saido ntibazonyiza cyane Saido ntibazonyiza ndetse na Yusufu Nyange ukina mu gihugu cy'Ubufaransa iyi match yarabaye urumva ikipe ya Saido igira gutya irigaragaza itsinda ni ikipe ya Nyange yatsinze ikipe ya Saido ibitego 2-1 ya Nyange yatozwa na Haringingo Francis Mbaya kabisa aka Pep Guardiola niko mubona buriya niko abantu benshi ngo bamwita Haringingo acimaka cyane icyo bita gucimaka icyo wamenya nuko rero muri uyu mukino niho maze kubyivugira ngo Haringingo niwe watoje iyi match witwa Richard n'undi yari ari muri iyo kipe Haringingo yari ari matoza ngo ibiganiro birakomeye cyane hagati y'umugabo witwa Richard Ndayishimiye ndetse na Rayon Sport binyuze mu ihagarariwe na Haringingo nyine none ahangaha binyuze mu mutoza Haringingo Francis bagaho ati Richard wigenda mu myaka 2 maze mu ikipe ya Rayon Sport kuvava muri Mwazi niwe mukinyi wabaye consistent kuruta abandi bose buriya niyo wabaye consistent kuruta abandi bose none se ninde wundi se undi wagerageza gani Sudiyani ariko imvune nizamubaniye ariko Richard imyaka 2 yose akina muri Rayon Sport ayikinnye ku gasongero kabisa numwe mu bakinnyi mbere yuko Rayon Sport ijya ku isoko ryo muri Afrika nkuko twabivugaga APR tangiye kumanura intwaro bashatse kubanza gukiriyaringa hano abanyarwanda n'abandi bari hafi abo Barundi b'ingenzi numwe muri top target muri transfer ndetse mu makinnyi bifuza gusinyisha yarakiri mu ikipe ariko biganiro bimaze iminsi hafi nk'ibyumweru 2 biravuga ko Richard Ndayishimiye maze iminsi Burundi yahise agenda urumva champion ikirangira ariko bakomeza kuganira nyine ngo atangira kubagora kungora kubasaba amafaranga menshi ariko kandi n'impamvu ngo kumvikana ko birashoboka impamvu agejeje uyu munsi atarasinya kuko twahereye tubivuga ibiganiro urumva Rayon Sport yagezeho yohereza Haringingo i Burundi nubwo yari afite iyo mission yindi ariko mission principale niyo ngiyo yo kwegera Richard akamubona bakaganira bari kumwe bati Haringingo kabyarawe genda turebere mwene wanyu gerageza kumukonvinga convincing kubera ko no mukinyi ukenewe cyane umukinyi ukenewe ngo Richard buriya ngo hari izindi offer arimo ashobora kuba arimo gutekereza ko zishoboka zandi makipe agashaka nko kubashyira kuri pending nyine mu gihe gitegereje ikindi rega n'amafaranga yo ni menshi ngo cyane reka nkubwire ikintu ari gusaba amafaranga menshi kanga urugero sibyo kugira abantu bajye bumva uburyo isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi naryo riba affected bitewe na demand ihari ndetse n'icyo bita supply cyane urumva ibyo ni ibintu biba bikomeye cyane
no kuvuga ngo kadufate urugero kuri APR Football Club yasinyishije Ishimwe Christian bamusinyishije bati urebe uburyo APR yabikoze. APR yirinze gutangaza ko uwitwa niyo mugabo Claude atandukanye na APR mbere yuko uwitwa Ishimwe Christian asinya. Uzi icyo bisobanuye? Iyo ikipe ya Rayon Sport imenya ko Christian ari gushakwa cyane na APR Football Club yari kuzamura igiciro kugira ngo imubone cyane, bigatuma APR nayo ihendwa ku isoko kuko bari gushaka Christian ari babiri. Uwo Claude sinekeza ko yavuye muri APR ngo ajye muri Rayon, birashoboka wenda ko yayikinira ariko ntabwo yavuye muri APR, ntabwo hanze kongera amasezerano muri APR. Igitekerezo cyari ukwerekeza muri Rayon Sport. Ubanze wumva iki kintu, bivuze ko APR na Rayon ku isoko zari zijye guhatanira umukinnyi umwe. Nugo ngo Aristote ninjye nawe turimo turareba iyi telefone iri ahangaha ariyo yonyine dukeneye. Nugo ngo nyirayo tuvuge ko ari Peter wenda sibyo nanca miliyoni 2, wowe uraza kumubwira ngo miliyoni 1 kuko nta yandi mahitamo ufite sibyo? Kuko wenda nizo mfite, niyo mfite miliyoni. Yego iyo haba ari izindi telefone nk'eshatu nakuvuga ati byihorere wanjye ndajya gutanga 200 kuri iriya, ariko kubera yuko ariyo yonyine kandi tuyishaka turi benshi uravuga ati miliyoni 1 nanjye n'inzu rangu ya Aristote ari kumwe imwe. Yego wora amazingahe ntago ushobora guhera munsi y'imwe kuko amaze kukubwira ko Aristote yamuhaye miliyoni yayanze ugomba guhita ukomereza imbere. Nwango icyo gihe competition yaje mu bakiriya, iyo competition rero yaje mu bakiriya ibintu birahenda nyine. Yego uri kumva? Nwango APR yabaze umubare isinyisho yitwa Christian Butete itangaza ko yatandukanye na Claude cyane. Kwa Rayon Sport yaramushakagayo kare kavuga ati ariyo Claude kapiteni ubanza mu Ivubi kwa APR nta byari byo byose nitwe twenyine turi kuri Christian. Urumva niyo mpamvu bigendeshaga gake, ariko bamenya ko APR iri kumushaka nubwo nyine APR bari kujya muri competition ku mugaragaro bakerura bakagira ibindi bagenda bamugenda, nubwo wenda APR ifite purchasing power kurusha Rayon Sport ariko byari kuyivuna kuruta cyane kuruta uko yagiye gake iragenda itivuga ati Rayon Sport yaguhaye reka tuguhaye. Rayon Sport itabizi ko APR igira gute imushaka, ijya kumva yumva ngo Christian asinye ikipe ya APR. Ni ibintu bitanagaragaye mu itangazamakuru cyane, ntago byigeze bigaragara nk'aba bandi bose. Ubwo rero Rayon Sport nayo irareba ikavuga iti reka tubanze tugumana aba bacu cyane sibyo? Yego Richard ari kurgora cyane ikipe ya Rayon Sport kubera izo offers kuko urumva ko icyo wari uvuze kubanza kugumana babo hari abakinnyi Rayon Sport ikeneye kongera mu ikipe, kubaka ikipe squad kuyigira nini n'abakinnyi beza. Igihe cyose utangiye gutakaza babandi ufite nuvuga ngo uraza gutangira ushaka aba strengthening squad na effective muri rusange. Urumva ni nakazi nyine ni double travail. Wewe banza ugumana abo ufite uze kujya gushaka za ntwaro zitari nyinshi kuko ziba zibarirwa hano arebye 3 enye, ariko abandi ufite base hahandi uterekamo abakinnyi 2 3 4 ikipe ikabirafunze. Nuko rero iyi weekend kandi sizo witwa Cindy Paul Jesus yerekeje mu ikipe ya Marine. Numwe mu basore bafite impano idasanzwe pe. Ndabyibuka engineer subwa iruka hano umwaka akasha ibintu birihuta pe. Yari mu hano oya ntabwo yari hano nyine Kigali. Ntabwo yuka se derby ya 3-1. Yego ese ni Rayon Sport Day mu mahoro. Yaravuze ngo azagaruka mu Rwanda aje kure witwa Cindy Paul Jesus. Tekari kuko yarabazonze pe, yarabazonze hako nyine ekipe yakinagamira mu rushibiro cyane mu rushimbaraga. Birangiye umusore yegereye mu ikipe ya Marine najye gukarishya nagende arerance ajye kubyibushya abyibushye impano agaruke kabisa arerance yongera agaruke arebe ko akore comeback.